Hello guys, hello. Mumeze mute? Ni wa mukunzi wanyu nkuko bisanzwe TV show nje kubamenera amabanga menshi mutari muzi y'abahanzi bagiye bazima kubera ko batari mu gatsiko batemewe n'agatsiko kariko kariyubaka cyane kaba freemasons mu Rwanda. Karimo ibyamamare bikomeye mu muziki, harimo aba youtubers bakomeye, abanyamakuru bakomeye musanzwe muzi munubaha, harimo n'abanyamano batandukanye mu bakomediye n'ibindi. Ukuntu bimeze, hariho abantu bari gusubizwa hasi, mwagiye mumenya nk'abafrike, abahanzi bakomeye mwari musanzwe mwarakunze bari baragiye guca ku bahanzi musanzwe muzi. Ubu umuntu bitwa Joro Kizigenza ari he? Ari gutrendinga he? Ari gusubira hasi nkuko musanzwe mwari mumuzi, ari gusubira hasi. Yazamutse ngo ajye guca ku muntu bitwa Bruce Melody mu gikundo n'ibindi ahasi bafrike. Iyo mubisheke baba kubisa kanyafu. Ubu hagezweho umuntu Bruce Melody niwe ubiri inyuma ntashaka umuhanzi numwe kamucaho mu Rwanda. Ubu umuntu agiye kwicigwa izina ukurikiye ni Israel Mbonyi. Yatangiye kubesherwa ngo yateye inda yagize ute wa. Abakomediyo bagiye kumanuka, reka mbabwire. Nuwo bitwa Nyambo nuko yahise azana ibintu bya besto ajya kwifatanya na Titi Brown, kandi Titi Brown hariho indirimbo ajya kubyinamo batishimira. Icyo kintu nacyo mucyumve. Undi muntu ugiye kumanuka, hariho n'abakomediye bagiye bakorana n'abandi bakuru b'amacana akomeye bakagenda babivamo, mubyumve. Rero bari kurema agatsiko k'abantu bakomeye bashaka ngo bazamure impano z'uwo bashaka bamanure n'izo uwo bashaka, nabyo mubimenye. Nta muntu bashaka bajya hejuru, mubyumve ndaha mubyumve. Ndabasabye namwe ubwanyu mukurikira showbiz yo mu Rwanda, ibi bintu murabizi. Kagatsiko karamaze kuzamuka, kagiye kuzamuka, noneho kagere mu bice, noneho bahabwa imbaraga n'indi miryango yo mu bindi bihugu. Urebe neza abasitari bagiye batera imbere bajya mu cyo bitwa udutsiko, bajya mu dutsiko tw'abantu bamwe n'abandi baba bari mu muryango nibo bamaze kubaka. No mu Rwanda rero nibyo bashaka kubaka, bazimye bamwe abandi bazamuke. Hari abasitari benshi basohora indirimbo bayishyira no kuri YouTube ye ntinarebwe, kandi yaramenyekanye indirimbo ze zicuranga gute. Hari n'abasitari badafite na YouTube channel. Ibi rero mubyumve mubimenyere. Nubona aka gatsiko kari kuzamuka mu kanya makuru andi mugitege, ndaje nyashire hanze, ndaje mbazanira urutonde kuko haraho nagwibye ubwo rutonde n'amagambo hari ukuntu mbihishamo, ariko reka mbivuge nanjye mu nyange. Mu kanya ndabazanira amajwi y'umuntu turi bwumve muri aba bantu ibyo bariko baravugana. Mu kanya naje ndabashirireho mu yindi video, ndaje mbashiriraho mubyumve. Uyu muryango mu witondere w'abatinganyi uri kuziramo abatinganyi, ibesha umutinganyi rebe gato uhita uzamuka ukajya mu kirere. Ubutinganyi bari kubasaba
icyiciro cy'ubutinganyi n'abantu ntibarababona. Bari gushaka abakobwa b'abatinganyi, ntabwo muri kugaragara. Abahungu bo hamaze kuboneka bake, ariko si bo bifuza. Bashaka kurema agatsiko gafite imbaraga. Ibi bintu mubyitondere cyane. Bari kubeshera abantu kugira ngo babicire izina. Bari kugenza bamwe, ubu wagenza buri umwe ntabwo yamuburaho ikosa. Bari gushyiraho bamaneko ngo bicire izina bamwe babashire hasi. Guys, mubyitondere cyane. Shigikira ukande subscribe n'akazogera kugira ngo ibiganiro byose ushiraho uhora ubibona. Bakunda cyane. Mukanya duhore muri video mbereka amajwi y'ibyo bintu mbabwira ko ari ukuri.